Murakoze cyane nongeye kubaha ikaze kuri Frabani Official TV. Turabashimira cyane, ndabashimira kuntu mukomeje gukunda iyi channel no gusangira ibiganiro byiza. Murakoze cyane. Uyu munsi rero nje gusubiza ikibazo kimwe cyangwa bibiri abantu benshi bakomeje kumbaza kuri iki gitabo mperuka gusohora muri uyu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa gatanu. Titre y'igitabo ivuga rurashoboka. Ni igitabo benshi mumaze kumenya, benshi baragisomye, ndabashimira abashuti banjye, abakunzi banjye, namwe mwese mwakunze iki gitabo mukakigura, mukagitunga, mukagisoma, mwarakoze. Ndabashimira mwese abamaze kugisoma kandi mukampa inyunganizi cyangwa se mukampa feedback nziza, mwarakoze cyane. Ni byiza iyo wanditse inyandiko runaka ukabona abayisoma, ni byiza birashimisha. Rero ikibazo nshaka gusubiza uyu munsi ni ikibazo batari bake bambajije, ese ko wanditse ko urugo runezerewe rushoboka, waba warabonye ko rushoboka ryari? Ni nyuma y'igihe kingana iki wowe ku giti cyawe waba warabonye ko urugo runezerewe rushoboka? Iki gitabo rero muri make nanditse nk'uko maze iminsi mbisobanura, nanditse mpamya ko urugo runezerewe rushoboka. Impamvu bamwe batekereza impamvu nyinshi, hari abambwira ati Flavie wowe ufashe urugo rwawe urushyira mu gitabo ugira ngo ingo zose zimeze nk'urugo rwawe, nimba ufite urugo rwiza ntabwo ariko ingo zose ari nziza. Ingo zose si nziza ariko nanone ingo zose si mbi, n'ingo nziza zirahari, ingo zinezerewe zirahari. Bamwe rero bambajije bati wabonye ko rushoboka ryari, rumazemo igihe kingana iki? Mu by'ukuri wenda ku buhamya bwanjye bugufiya, ngiye nagiye gushaka maze kuganira n'abagore benshi, abubatsi batari bakeya, abo twakoranaga mu kazi, abo twasenganaga nasengeraga, abo twabaga duturanye. Nari narabuze umugore umbwira ko urugo ari rwiza. Ngiye ku giti cyanjye abagore benshi twaganiraga bambwiraga ko abagabo batari abana biza, bakambwira ko urugo nyine rutaryoshye, nyine bamwe bakaba bazirimo kubw'inshingano ariko aba mu rugo rutamuryoheye. Ibyo bintu rero nakomeje mbitekerezaho nyiri n'umukobwa. Noneho nimba nkora nk'ahantu mu kazi tukaganira n'abadamu 3, 4, 5, buri wese akubwira ko urugo rutaryoshye cyangwa urugo ari rubi, nkibaza si umugabo wuriya ni mubi, n'uriya ni mubi, n'umugabo wuriya ni mubi, finalement abagabo bose ni babi. Ariko byarankanguye, bituma nsenga cyane, bituma nanatekereza, bituma nanakora ubushakashatsi menye impamvu abagore benshi bavuga gutyo. Mu by'ukuri uretse umushuti wanjye umwe nigeze kwambarira, nagiye gukora uko maze kuba fille d'honneur w'abantu benshi. Umwe mu bamama nari narabire fille d'honneur nyine umukobwa rero nigeze kujya kumusura yabyaye, ni inshuti yanjye, wenda nabona kino kiganiro azahita anabyibuka. Niwe wambwiye ati mbona urugo rwanjye ari amahoro. Yarambwiye ati njya gushaka abantu barancinaga intege, bakambwira tugiye gushaka ukiri mutoya kubera iki, iyo ubu byihoreye ugiye kuruha. Arambwira ati naje mu rugo nzi ko nje kuruha, ati ariko ndashima Imana ko mbanye neza n'umugabo wanjye. Numva wow, ni byiza. Uwo yari umwe ubashije kumbwira ko urugo ari rwiza, ko abanye neza n'umugabo we. Ndavuga ni wow, ni byiza. Burya birashoboka ko umuntu ashaka kubana neza n'umugabo babana. Rero ku giti cyanjye ku rwanjye ruhande navuga ngo nabonye ko urugo runezerewe rushoboka nyuma y'umwaka umwe. Ndumazemo umwaka umwe cyangwa se umwaka urengaho gatoya, ngewe numva umwaka waho ngo yari uwa mbere. Akenshi iyo umuntu akigera mu rugo hari utuntu tumwe na tumwe tumugonga, hari utuntu tumwe na tumwe utatekerezaga ubona ugeze mu rugo, ukabona ibintu ntibiri ku murongo nk'uko wabihaga umurongo, ukumva nyine ukabona mbese ntabwo bigenze uko ubishaka. Ariko nyuma y'umwaka umwe gusa naje kubona ko rushoboka, naje kubona ko urugo runezerewe rushoboka. Mbona ko urugo rwanjye nk'uko narwifuzaga cyangwa se nk'uko nduharanira, n'uyu munsi ndacyabyifuza, nk'uko ndusengera ko rwaba urugo runezerewe. Nyuma y'umwaka umwe nibwo nabonye ko ibyo bintu bishoboka, kuko birashoboka ko abantu bashobora kubana bakundana bakanyurana mu byiza no mu bibi, ariko urukundo ntiruhungabane. Mushobora
kubigeraho iyo mukundanye, iyo mugira ubuntu n'Imana ikabibafashamo, kandi iyo mugira ubuntu mukabiharanira mwese, kuko ibyiza biraharanirwa. Ibyiza kenshi mu buzima biraharanirwa. Hari ibintu byiza byinshi mu buzima duharanira, no kuba urugo rwawe rwanezererwa rero ni ibintu waharanira, kuko kugira ngo urugo runezererwe ni uko abarurimo banezerewe. Rero kuba urugo rwanezerwa ni ibintu waharanira, ni ibintu wakorera, ni ibintu bisaba ikiguzi, ntabwo ari ibintu biba biri aho ngo birarambuye birikoze, oya. Rero urugo runezerewe rurashoboka, rurashoboka pe. Urugo runezerewe rurashoboka. Wowe ushobora kubibona hashize imyaka 2, wowe ushobora kubibona ukirwinjiramo, ushobora kubona ko urugo runezerewe rushoboka, cyangwa se rubaho, cyangwa rushoboka iwawe rumazemo imyaka 5, ushobora kubona ko runezerewe rumazemo imyaka 10, ushobora no kubona ko runezerewe rumazemo imyaka 20. Rero nimba uri rurimo ntarirarenga, uko biri kose rwanezerwa, uko ruri kose rwashoboka. Nimba ukiri mutararuvamo rero ko haje, birashoboka ko urugo runezerewe rushoboka. Rero nandika igitabo nagendeye kuri experience yanjye, ariko na experience y'abandi. Uko ugenda uganira n'abandi birashoboka. Abantu babiri bubatse urugo, birashoboka ko umwe ashobora gufata intego yo guharanira kurugira runezerewe cyangwa se kurugira rwiza, akabifatanya na mugenzi we bigakunda. Rero ku ruhande rwanjye nabonye ko rushoboka, ndumazemo umwaka umwe, na n'uyu munsi ndacyabona ko rushoboka, kandi ndacyaharanira ko ruba rwiza kurushaho ruri uyu munsi. Kuva mu bwiza tujya mu bundi ni ijambo ry'Imana, biranditse, ni ubuzima, ni intego umuntu wese yakwiha, ugaharanira kuva mu bwiza ujya mu bundi. Umunsi ushobora kuba ufite umunezero runaka, ariko n'ejo hiyongereho undi munezero ntacyo byatwara. Rero kubaka ni buri munsi, kubaka urugo ni buri munsi. Ntabwo wagera ahantu uvuge ngo ngewe ngo urugo rwanjye narwubatse ngo ruranezerewe n'ibyo ngo udamarare, oya. Haranira ko ruhora runezerewe, uyu munsi rwongera runezerwe, n'ejo rwongera runezerwe. Ejo wasengera urugo rwawe, n'uyu munsi wongera urusengere. Ejo wakoze icyiza mu rugo, uyu munsi wongera ukora icyiza, n'ejo ukora ikindi. Ndumva ari byo rero. Murakoze, ndabashimiye cyane. Abasomye iki gitabo ndakomeza kubashimira cyane, n'abataragisoma kandi iki gitabo kibagereho. Ni igitabo cyiza cyane. Ndagikunda ko nacyanditse, ariko nshimishwa nuko n'abamaze kugisoma bagikunze. Rero Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Uyu munsi rero niba ukiri mu rugo nawe rwashoboka, wowe gusa ubiharanire, kandi birakunda hamwe n'Imana. Ugishaka yakigura, kirahari ahantu henshi hano i Kigali, hariya muri Mike, muri bookstore yitwa Akitabu kirahari, na hariya kwa muganga CHUK hari kioske ihari, naho bino bitabo bibonekamo, no muri librairie Caritas mu minsi iri imbere kizaba kirimo. Kandi n'abashaka gusoma igitabo kiri soft nacyo kirahari kuri Amazon. Kuri Amazon naho kino gitabo kirahari ku bantu bashaka gusoma soft, kirahari rwose kuri Amazon, wakigura ugasoma. Ni igitabo cyiza, wakigura ukagisoma, wagiramo umuntu impano. Ni igitabo cyiza. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ku inshuti zanjye cyangwa abari hano i Kigali bafite nimero yanjye ya telefone, nabo ushobora kukibona. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Dukomeze dusome, twiyungure ubwenge, cyangwa se twongere ubumenyi kubwo dusanganywe. Imana ibahe umugisha.